gato. Umva mani bro, ibi bintu postinze ni ukuri se kandi? Urabeshya umva se mani bimbwiye nta manite mfite, nari nkubajije kuri voice note uhita unsubiza umbwire niba kuko ari ukuri. Man, ko twaba turaburije kandebe neza. Yampaye nka data. Hey basore, umva mani uzi ko mbonye ari ukuri. Man, ndabona abantu bose babipostinze none inkuru igiye kubera hano, mva n'urwandiko, reka nze nkwereke noneho hagiye gushya. Basore, wa mukecuru aranyica nono. Nta gahunda zo gutaha zihari. Wa mukecuru aranyica. Nta kintu agutwara. Aranyica pe. Mudashaka mbwira ubundi. Sheri ndibuka ko n'ejo bundi natashye ninze. No natari uretse ibintu byashe. Ani. Mbwira. Ngo mbereze ibintu byashe. Uretse. Mvuga iki? Ndashaka mbwira nyine. Ubundi iyo bitaza kuba ari sheri wakabaye witwa iki. Nakabaye nk'itango cy'ukishima. Babaye. Mbwira. Bine ndetse n'ipinita. No. Nushaka kujya uvuga ngo wowe. mani nta birenze rero inkuru ntabwo ari yo guhisha bro. Nurangiza umbwire zihita usohoka tuvugane nareba nyine. Basizoka nze tuvugane nyine. Hasi wabanje ugasoma iyo nkuru ubundi ibindi bikarangira. Gusohotse tuvugana hanze. Hata nta birenze n'undi wabaye umugore mu rugo bro ngo byumweru bibiri. Akira nze tuvugane. Byakoze iki? Ani daje. Kama byakoze iki? Ndaje shu. What is going on? Kuma nta kintu bikubwiye. Hey. Nawe wishimye no kurongoresha. Ani Wowe n'ubu bite. Oya n'undi ngengero. Kaburi yasize mu kigo. Oya. Bandi zibiza message muri group. wareba bakimwereke. Ngaho reba abantu bose ko batabishyizeho. Ubuze ndabeshya gute. Turashize none. Hajya muri minsi ngahe? Cheka man. Reba neza ko bashyize inga 10. 10 yose maniga. Usikimba banje. Bibarimo hariya. Nta condoms yakije man. Mwana wabajwe na presidence ubu tumva ikintu cy'ikontenti. N'ukuntu urongoye umugore w'abandi muragiye. Ni profitation itanaba. Yibabo we. Ese kuma twabigize jokes mwana muhira. Reba iki kipo kurikije nona. Urabizi inkoni ni zose. Nta kintu turiho. Nibyo byihorere. Buryo ufite umugore mu nzu. Ufite inyama muri firigo nta mbavu. Inyama se bura wamukata inyama ukayotsa ukayirya. Ariko man uki ibintu bimeze n'umukobwa ko bari mu hano nganaye. Ese azajya twongereza n'ibyo buto arakuru turamuginga man. Usko ari iminsi 10 tutava mu nzu man. Amafaranga. Bifate mukirima. Amafaranga ntayo abona gaze na ndashirireho. Kandi kuzajya urongora none utariye. Presidence zagushiranye. Wallahi minisitiri baba bamumaguye fo byataye. Fayari murasekera mu mutima akaje waraye nanjye cyashirageho. Rimwe navuze ngo binjiye ari byo turi kuganira ambwira ngo ndashaka gutaha. Nibaze kongera nkinjira na nabyo tuzi n'ibindi. Ibyo gutaha nani ngiye ibyo bintu ngiye kubiyakira umuzigo wawe. Ngende bibonye ndi hanze muri para binyoherereje. Asenge umuntu wadutunga online no kutubwira basi umuntu araguze wowe cyangwa se ari n'umuntu yaka amafaranga. Nimba hari ikintu cya mbere leta ingore cya vrai. Ndaje muri. You know,
Nimeho. ese be uriyo musohotse gutya mugenda mubana mukansiga mumubona mumeze nk'abari kungorana ibintu Pardon. nawe ndakunda kandi kuzakubura Pardon monsieur. ese umuntu atekereza Aho. iki Reka mubwire icyari kinza. Bambabarire se baba. bansabye imbabazi Naze gusabye. Umva ikintu kibaye hano. Ni inkuru sinzi nimba ibabaje, sinzi nimba ishimishije, ariko ibyo ari byose ugomba kubimenya. Ubu tuvugana ajya rufasha. Adukubise ikintu cy'umuhondo hariya hangaha. Itangazo rirasohotse. Ubu tuvugana ngo inama y'abaminisitiri yari yateranye. Basohoye itangazo ngo twagiye muri lockdown. njye ntabwo babizi Wallahi. no way Ani, no way nega amatwi. baransha Indukwica se. mama arankubita None se uragira ngo ugende bagufata kujyana muri prison. yego baba Hano uri safe, ushobora kumuhamagara umbwira ati bamfatiye ahantu. ntabwo ari ikibazo cyo kuba safe hano ndi safe really Yego, twarashakanye njye nawe Nusi ni paka abantu babane barashakanye. yewe mama ndamubwira ngo ahantu ndi mama ndi safe ndi kwa tante hano Ani reka mubwire. Barokinze country. Iyo barokinze umujyi ahantu hose uri birumvikana. Hani come on. please reka dushake iki Ngwino mubwire, ngwino mubwire, ngwino mubwire. please Calm down, honey. come on ngwino Wisha ngwino hano, ngwino hano. baby sharika Tuvuga gutyo, hani. none se Ntabwo wishimiye kuba uri kumwe nanjye. oya reka dushake ikibazo nako ikisinzi Calm down. nako sinzi rwose Nyumva wumva. Titi. Utaryama. Mani nabuze bitutse. Ngahoze imitasi basi niryamire. Asura araryama. Ese beke ejo ari akazi wowe? Shabra ntukansetse mani. Ntabwo wamenye cya gipapuro cy'igisitari mani. Ese igipapuro gihuriye n'akazi? Sawa none ngaho aryama. Ubu noneho ni nakaryama mbese nta kindi Shazi imitara niryamye. mani nta by'akazi nese uyobewe ko bashyizeho lockdown mani Hande se bayishyize? sawa ntabwo uraryamye ndaje ufite akazi sasa Umwana azi imitara ariko imikino. mani byuka ejo n'ubundi nabwo uzaryama Hani watuje tukaganira. Lockdown yabaye nta kintu turi bubihindure. Uracyari. shejo bisekeye nakubwiye ukuntu bayamereye Mama. natashye ntinze ibintu yarankoreye Hani mama wese mwubaha. uziko yarankubise musumba Simwubaha wowe. ntabwo uri kubyumva Ndi kubyumva cyane. Lockdown yabaye itangazo ryasohotse. Nta kindi dufite cyo gukora nyine. Ni ugutuza tugashaka solution. noneho ubwo se ndabyitabye iki okay twe ndi kwa boyfriend cyangwa nashatse umugabo Hani uri kumwe nanjye. Ibindi byose shira ku ruhande. babarira Relax. none Hani. Umva mubwire ikindi kintu kimwe utazi. okay ubundi se ubundi mu biki Umva mubwire. ugani basi umva mubwire ukuntu ugiye kugenda okay mama ndamubwira papa we ko nshinya ari umunyamakuru Reka muhamagare basi nigira fana mbyateye aho. mama None. umva mu bantu uzanatekereza ahubwo no kubeshya waba umunteje noneho Ngatuza rero. waba umunteje Tuza sheri. ese ndamubwira Turamusobanura uzamubwira yuko lockdown yagusanze ahantu mu bashuti urahaguma. mama ntabwo uzi ko ahita ambwira ngo uri kumwe ngo nawe ngo ni mu rugo rw'abantu ngo niki ngo mpereze ngo tuvugane mbwira ukuntu azumva urwo rujwi rwawe Nzarihindura nzavuga n'umukobwa. Mwire mama nukuri. sha baby wibigira black Hani ntabwo ari ukugira black. Nose turakora iki? Mbwira. Hani. Relax. Reka nze sibyo? Sibyo sheri? mugiye muri za nama No, ntabwo ari inama. uriya muhungu mu bantu utagira n'ikinyabupfura Arakigira sheri.
mbese yasanze abantu bazavugana no gusuhuza wanyanze sibyo ntabwo nakwanze ntabwo ariwe wabiteye ariko I'm coming uragira ngo nseke ndaje sheri sibyo kumva be ndaje iminota mike ishusho love you sabe banguke mani bro byuka ase ibintu uri kuvuga uri se ngwino urebe message ngwino nkwereke cya gipapuro cyabaye gesitari ngwino se mani byuka ejo uzaryama ejo bundi uryame 10 days muri lockdown uraho ngaho uraryamye ngwino mani mbikwereke tukatyo ubundi wowe ikintu cya mbere ni amakuru kuki nta makuru uba ufite ngwino mani nkwereke itangazo mwana titi nsanze uri kubigisha ngwino nkwereke itangazo njye nari nzi ko ari ugutaha saa 10 none mani byahutse ni lockdown pure shabyuka ariko ibyo bintu nta kazi gahari bro ase taswera waje nkakubwira kweli ari kumusaza imana ndabandebera nawe ndetse kandi ibi ni ibiki mwana idanse eshatu nizo nsigaye nimvuye mu karitasi aho kugira ngo bari imifuka y'ibirayi isigayemo hari umwana mubonye mubabaye uzi inshuro n'ingenzi ngo iminsi ibiri bamusesemo izo dutatu iminsi 10 ngambare reka ndebe mbere kandi reba iki utugingirizo nta gihari nta gihinduka ndebe baby ndaje baby ndaje ihangane sibyo akira utangiye imikino go man nubihirize man mbabarira rwose kohereza siki nese kutangiye kubigabanya nese ngenza abantu ngewe natura ku mudugudu mwumvira ku izina ry'Imana umva nkubwire mani reka brother nk'izo ngizo njye nifite ikibazo mwana ibyo kuvuga ngo umwana wawe nashaka mugende mujye gushaka inkingi urebe iki gicuku niba uzi ko dusanzwe turarana icyumba ari kimwe umwana ararara he mfashaka ibintu bifumbaza nese ushatse kuvuga iki ukageza unsaze none njye ukambwira mwana njye ngo narara mu ntebe njyewe ariko man ntabwo njye njya gukavaringa man unkavaringa iki se ntabwo njya gukavaringa none njyewe iminsi 10 nkarara mu ntebe gusa umugongo nazawubona ukarara wumviranye ndi gutora gusubira ngaho niba wumva ariyo solution cyuza turyame hara twese urakoze cyane turi batatu gira ayo wamuginga ibyo bintu bishoboka mane niyo wakwirakaza gute ngiye hano ibyo bintu surumva bishoboka akuryamye mu ntebe wawe arara muri medinde wese kutaharaye nangira ko ngiye kuryama ku bururu ari mu ntebe wowe banza urare nta kibazo umunsi umwe ndawukwemereye urare mu ntebe ngiye ndarera mu cyumba none n'iminsi yose ushaka uzaharare uzarare ku buriri shati tireka brage wa mani ntabwo ari brage ngwino nkwereke cya gipapuro cyabaye gesitari ubwo nawe uraho ngaho ngo ejo ufite akazi mwana nsanze uri kunyinisha mani ntabwo umukinisha ngwino urebe cya gipapuro cy'umuhondo njye nari nzi ko bari buduhe saa 10 kumbi mani ni lockdown 10 days kabisa nta gusohoka ese ngaho ngwino nimba uzi ngo ndakubeshya ndetse harya nari mbishyize yara ese mani reka ibitotsi kwa ujuju reba hano isi mwana ibi ni ibya kera warebye itariki se dore si ngiyi itariki iminsi 10 urumva lockdown umujyi wa Kigali n'ahandi ndashaka kumenya nawe waryamye ngo ejo ufite akazi aho ngo mbwira turabaho gute ikibazo nari ko waje ubizi badeki ko numva uri kugona wicaye usubizemo mande singibi iminsi 10 lockdown ubu ngewe
shaka ko iminsi 10 nzayiryama pe ubu none akazi urumva ari ukuryama nize nkora iki nkora iki ufite amafaranga se basi niba ukora iki none iminsi 10 uremera uryama ntabwo urya none ntuhari nese n'igihe uzarya uzazana amafaranga tujye guhaha mani reka blague umbwire nta mafaranga make ufite mani ntayo mfite ariko sinaburonkura nka gitenge ninde ukuguriza amafaranga meza kuba namubwira ko ari kunguriza namubwira ko bamfatiye stade bagiye kundaza muri stade nubwo iyo ngingo riri sibyo yabaca ko umuntu umpa mesaje yohereze vuba vuba oya ntabwo bishoboka si umwana yambona gute nese yaje kukureba ntiyakujyana kumvira umwana amubwira ibintu umubwira ko umva mwana ujya mbwira umva se mana amasaha yagiye urabona amasaha yagiye kandi njyewe singishyiraho no kudabona singigira gutya umwana mu mwavuganye ubundi so mugizaga nijoro ubizi gute ko turi mu ko ntawe bizakubaho umuvandimwe lockdown uko irangira hakazaza n'ibindi bitari lockdown ngaho none si ubwo solution weho heza shyiramo imiyaga urumva shyiramo imiyaga iminsi 10 ariko ni ibintu birenze kuba gufunga ukwezi se mwana yohereza message n'ufite umuntu ugura amafaranga none urumva tubaho gute ko nari nta mfite urayafite mani bro ndabizi wowe uzi ubwenge wariziganye ubwenge bamugani kandi ko nzi ubwenge mani bikore nta mafaranga mfite amafaranga mfite ntabwo adutunga iminsi 10 ufite angahe amafaranga 20 ko ariyo nararanye ko konti yanjye nta kintu cyari kiriho 20 twakeneye ariko ko udafite aryamo umurwayi kandi mani ibintu biba bitunguranye gutyo nta nubwo twe ntabwo dufite nta nubwo uri kuvuga ngo ntabwo nta kintu dufite nta nubwo twigeze ubwo se 20 bavuga ko hari ikintu wigeze shana kiyabe gifite ubuzima mva mubwire nyine ayo 20 turashakamo ibintu by'ingenzi tuguramo umuceri kawunga nako kawunga ku mudugudu bazayigura ku mudugudu n'ibishyimbo bihira iminsi wewe mu bintu byo ku mudugudu abantu bose bagiye bagutereta banga bari bose bakura amafaranga kandi banaguha dore batanye no kuguhamagara bo muri Amerika no muri Amerika like umva nyine ndetse kumwitaba sibyo turagura iki se muri Amerika nyine mu 20 twaguramo umuceri sibyo imiceri kawunga n'ibishyimbo tuzara kubifata tuguremo amakara sibyo ndakikindira sibyo n'amavuta tuzajya dukaranga ibishyimbo gusa nese ubwo uzajya ugura ibyangahe ko n'ubu 20 umuceri ibiki byose mani tuziyaranje kanze nshaka ikinyamerika nkuru hatapari sibyo mwana we hamagara abantu baguha amafaranga mani ndeke ibintu by'imiti iminsi 10 ni myinshi ubona ugiye kumva ibintu ngabyibura tekereza urumva ku munsi twajya turya amafaranga angahe Never know ngubu na nyine nzashaka kutubwira ndesha ashaka amafaranga yi wamubwira ngo ikintu turi lockdown ntabwo nka amafaranga ye mani reka ibyo none ubu ndumva mfite udutwenge twinshi nabone lockdown komeza twenge cyangwa rubanza kubarara mushiki wawe ari ibibazo iminsi 30 y'agateganyo mani tugeze kuba ibiryo biri hano nta biryo bihari ari iminsi 2 ayahe sara ubwo uheruka gukora ahita mbaza amafaranga yandi banki ngiye duhagaze amafaranga ye mu aho uryamye yarasubiye ahagazeho korashya dosiye mani amafaranga 2,000 na 3 bya biri ari amupanda ubwo byose hamwe ni 5 nose uriya mugore wawe nabonye umeze kuri urabona arajya woroshya ibyo 5 ndaje muri ku buryo tugiye kubireba ibyo ngibyo tubyihore byumva 5 umwana tubyihoreze njye mfite ikibazo cyane nzajya ndara kandi ikindi wanyumvisha mwana turara reka niriya kantu kamwe turabipanga nyuma yaho wallahi mbabara n'ibyo ukaba nanjye kuramo ntabwo wanseka ko ni kwa lenge nta bintu by'amakuru n'ubuze uko ndibugene mu ubase mubwire manika ko aramubwire bro ibibazo kimwe saho manze mu kanaga ibyo ngibyo mu biyanza kuba naje sibyo kuba winjije cyane sibyo ndambwira umva banza uzi wa tipe duturanye hano inyuma mbega bati bari bateguye umva mukanya Henry Mukobwa w'umuhondo
nyine w'inzobe yandi pika byatari none ndi kwibaza bazajya bamusangira agaselekisiyo nyine ahubwo se ubu wese nagize amahirwe ubu ngubu ntabwo wari kugushyira muri lockdown hari ahantu wagiye wowe umwana wo kwa pasiteri ndakwiyama pasiteri se ni wowe uri pasiterine mva nyine papa wawe ni pasiteri ariko we ntabwo uri pasiteri ejo nzajya gutora ubusurira mwana naho ukuntu yaje yambaye bebe nyine yari yiteguye kwanza umuntu waje sibyo nanjye kumubeshyera yari atarabimenya sibyo ni ukuvuga lockdown yatangajwe ariyo ariko nawe ni akabici wese ku cyajya ntariba ariko mariya se bari gutanga icyo bitwaye fayine dore nimero yo hanze iranyandikiye mani wohereza mesaje amafaranga ejo bayohereza nzajya gutora ubusurira shareka ibyo n'ibiri kuvana cy'ubusura aho bagenda uvuga ibintu bifite inyungu bare nkirira kuko ugiye muri runo amana nawe ngiye kubana n'abantu bameze nkaho ngiye birandambira nese ubusura nibwo uzajya ugenda urarira mani tuzajya nese ubundi gute nta mafaranga ufite ntabwo wari umaze iminsi ukora nayanguze nk'urukweto ubwo ngubwo uzajya urarira ese bro bari ukuba ugenjeje se nzemereza agata mani zimya itara nzimye zimya nyine niryamye ese ubundi waje tukararana uyu munsi uramenye azakora amahano umukobwa nawe good night ariko wahise sanjye ntabwo ndi buryame mani ejo niwo munsi nzaryamira mani zimya itara iby'ejo tuzabibara tugezeyo sawa ariko ako gakuru uraragatekerezaho mani